Hello bakunzi bacu, twizere ko mumeze neza kandi nibyo tubifuriza. Mu minsi ishize twakoze ibiganiro bitatu bivuga ku bijyanye no kwihangira imirimo kandi twishimiye cyane kuba mwarabikunze, akaba ariyo mpamvu uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza cyane cyerekana uko business plan ikorwa. Ku batayizi ni inyigo y'umushinga. Niba wikorera ariko ukaba udafite business plan, yenda bitewe n'uko watinye ko kuyikoresha byaguhenda cyangwa se ko yagutera ubwoba bigatuma utagira icyo ukora, menya ko kutayigira bigira ingaruka mbi ku mushinga wawe. Kuri wowe wikorera cyangwa se ukaba ufite igitekerezo cyo kuzaba rwiyemezamirimo, twizere ko turi bubane kuva iki kiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Ufate urupapuro n'ikaramu wandike iby'ingenzi tuvuga, kuko biri bugufashe kuba nawe wakikorera business plan. Ese waba uri mushya kuri uru rubuga? Niba ari ubwa mbere cyangwa se tukaba tubana ukaba utarakora subscribe, reba ahanditse subscribe uyikore, ukande no kukazogera, maze ubumenyi bwagufasha mu buzima bujye bukugeraho mu ba mbere. Kandi nk'uko bisanzwe nta mukunzi wacu ujya agenda adakoze like. Twizere ko mubikoze kandi murakoze cyane. Reka dukomeze. Gutangiza business biba ari ibihe bidasanzwe ku muntu ugiye kuyitangiza. Akenshi feelings nyiri business aba afite ziba zijya kungana n'iz'umubyeyi wibarutse umwana yishimiye. Ariko se abatangiza business bafite business plan ni bangahe? Ubushakashatsi bugaragaza ko business ziri kuri uyu mubumbe w'isi 90% zitagira business plan yanditse. Bakaba bavuga ko iyo ariyo mpamvu nyamukuru ituma zidakura, bitewe n'uko ziba zitatekerejweho neza mu ntangiriro, bityo zikaba nta cyerekezo gifatika ziba zifite. Ubwo bushakashatsi burongera bukagaragaza ko business zigera kuri 70% mu zikura vuba ari ziba zifite business plan cyangwa se inyigo y'umushinga mu buryo bwanditse. Ibi bisobanure ko nawe niba wifuza kuba successful, ari byiza gukorera inyigo umushinga wawe mbere y'uko utangira, kuko nisobanura kandi ikagaragaza ahazaza h'umushinga wawe. Ushobora kuba wibaza uti se business plan imaze iki? Icya mbere, ituma wongera gutekereza neza ku mushinga wawe. Icya kabiri ni uko igufasha gushyiraho icyerekezo cya business yawe, iki twacyita nka company objective. Icya gatatu ni uko igufasha kumenya ubushobozi uzakenera. Icya kane, igufasha kumenya aho uzakura ubushobozi, nk'ubwo ufite, ubwava mu bafatanyabikorwa, inguzanyo, ubwava mu baterankunga n'ahandi. Icya gatanu ni uko banki nyinshi basabamo inguzanyo zigusaba business plan yanditse. Akamaro ka gatandatu ka business plan ni uko igufasha mu gushaka abafatanyabikorwa, ndetse ikaba n'igikoresho cy'ingenzi cyagufasha mu masezerano atandukanye y'imikoranire mwagirana. Inyungu ya karindwi ya business plan ni uko igufasha kugena agaciro ka business yawe. Ikintu cya munani ni uko igufasha kumenya hakiri kare izindi produit ushobora kuba wazongera muri business yawe. Ikintu cya cyenda business plan ifasha ni uko igufasha kumenya uburyo bwiza uzakoramo ubucuruzi bwawe. Ibi ni byo bita business operations. Aha harimo uburyo uzatangamo serivisi, uburyo uzishyurwamo, ubwo uzakoresha wamamaza ibyo ukora cyangwa se ushaka abakiriya n'ibindi. Ugendeye kuri ibi bintu 9 turebeye hamwe, business plan yagufasha se urabona atari nziza? Tubwire uko ubibonye hasi muri comments. Niba tukiri kumwe ku ntego y'iki kiganiro, niho tugeze. Ibintu 10 by'ingenzi byagufasha gukora business plan nziza, umushinga wawe ukaba successful, ni ibi bikurikira. Icya mbere ni incamake y'umushinga, ari cyo bita executive summary. Iyi incamake y'umushinga iba igomba kuba ikoze neza cyane kandi itarengeje page 3. Iyi ni ingenzi cyane kuko niyo wifashisha upresenta umushinga wawe kubo wifuza ko bakubera abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga. Kubikoze neza cyane biguhesha amahirwe yo kubakonvenka ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu mu kuyandika uba ukwiye kujyanisha n'abazayisoma kugira ngo bazayishimire, bityo babenguke umushinga wawe. Ushobora kuba wibaza ute se executive summary ibigizwe n'ibiki? Icya mbere ni introduction cyangwa se ubusobanuro bw'umushinga wawe mu ncamake urasa ku ntego. Aha niho ugaragariza ikibazo nyamukuru umushinga wawe uje gukemura. Icya kabiri mu bigize executive summary ni strategic plan cyangwa se uburyo bw'imikorere uteganya. Hano usobanura muri make uko uzatangira umushinga, uko uzawukora, ibintu by'ingenzi uzakenera nk'ubushobozi bw'amafaranga, ubw'abantu nk'abakozi n'abafatanyabikorwa, ibikoresho, ikoranabuhanga n'ibindi. Ibi nabyo ubigaragaza mu ncamake.
Ikintu cya gatatu muri executive summary ni ukugaragaza inyungu. Icya kane ni ukugaragaza imbogamizi n'uburyo wateguye bwo kuzikemura. Icya gatanu ni ukugaragaza igishoro cyose hamwe gikenewe ndetse n'inyungu uteganya. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma mu bigize executive summary ni ukugaragaza igihe umushinga uzamara n'uburyo uzawusohokamo. Kugeza aha uba ufite dokima wapresenta abafatanyabikorwa ndetse n'abaterankunga. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, aho uri bube utangiye gusobanura umushinga wawe mu buryo burambuye kandi bunonosoye. Ikintu cya kabiri mu bigize business plan ni business description. Muri iki gice niho usobanura byimbitse ibijyanye n'ikibazo uje gukemura ndetse n'ubudasa umushinga wawe ufite mu gutanga ibisubizo. Hano usobanura umushinga wawe mu buryo bunonosoye, ukagaragaza kategori ya business yawe aricyo bita legal structure, niba ari sole proprietorship, iyi nimwe ibikwanditseho wowe gusa, cyangwa se niba iri partnership ariyo uba uhuriyeho n'abandi bantu ariko bake, cyangwa se ubundi bwoko butandukanye bubaho bw'amakampani. Muri iki gice unagaragaza uko muzakora, ibyo muzakora, produit na serivisi muzatanga, aho muzakorera, uburyo muzakoresha mutanga serivisi nko gukora mu buryo busanzwe cyangwa se online, uko uzagura ibikorwa byawe n'ibindi. Ingingo ya gatatu ni market analysis, ari byo kwiga ku bunini n'agaciro k'isoko uzaba ufite. Muri market analysis niho ugaragariza isoko uzaba ufite, ndavuga abakiriya b'imena bazakonsoma serivisi zawe, unige kubo mukora bimwe cyangwa se aba competitors, aba mu gifaransa babita abakonkira, ugaragaza imbaraga zabo ndetse n'intege nke zabo, kuko bizagufasha kumenya ingamba wafata zagufasha gutsinda cyangwa se kwigarurira imitima y'abakiriya. Ntuzibagirwe no kugaragaza imbaraga zawe ndetse n'intege nke zawe, kuko iyi ngingo ari izakwereka niba business yawe ujyanishije n'ubushobozi bwawe n'ibijyanye na location wahisemo, bityo ukamenya niba umushinga wawe uzaba uri ahantu hakwiye. Ingingo ya kane ni operations plan. Mu kinyarwanda twayita nka gahunda y'ibikorwa. Hano niho ugaragariza ibijyanye na cash flow, ari byo ukuntu amafaranga azinjira n'uko azasohoka, ukagaragaza budget, ugakora icyo bita break even analysis, ariho ugereranya amafaranga uzashora n'ayo uzinjiza avuye mu bakiriya. Birumvikana aha niho usetingira ibiciro bya serivisi utanga, ukagaragaza inyungu uteganya, ukareba niba bitazaremerera abakiriya bawe ku rwego wabatakaza, cyangwa se niba utagennye ibiciro bito cyane bishobora kugushyira mu gihombo mu buryo bworoshye niyo wabona abakiriya benshi. Muri iki gice ni naho ugaragariza uko uzajya ukora ama reports, uko uzajya ukora inama zireba business yawe, mission ya company yawe, uburyo uzajya urokitamo abakozi, uko uzajya ubakoresha, uko uzajya ubakurikirana ndetse n'uko uzajya ubakorera evaluation, uko uzajya reviewing umushinga wawe n'ibindi bifitanye isano n'ibi. Ingingo ya gatanu mu zigize business plan ni organization management. Iyi ni nka organigramme ya company yawe. Mu kuyikora uhera kuri boss cyangwa se nyir'ikigo cyaba gifite management team nini, ugahera ku board members babimburiwe na chairman, ukayidevelop uhereye ku mukuru kugeza ku muto, ugaragaza imyihariko yabo ugendeye ku byo bakora, ukagaragaza uko bakorana n'uko bayoborana, kandi ab'ingenzi ntukibagirwe kugaragaza inshingano zabo, amazina yabo n'imyaka mumaranye mukorana muri business. Igice cya gatandatu mu bigize business plan ni marketing strategy. Ubu ni uburyo bwo kwamamaza uzakoresha. Nk'uko twabibonye, nyuma yo gukora inyigo ku bakiriya uteganya, ni byiza cyane kugena uburyo uzakoresha ubamenyesha ibyo ukora. Ibi nibyo bita publicité. Ku ngingo ijyanye no kwamamaza, hari uburyo bwinshi wakoresha, uhereye kuri branding y'ahantu ukorera, gufungura konti ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kugira ngo ubashe kwamamaza ibyo ukora, kwamamaza ku maradiyo na televiziyo, guhamagara abakiriya, kuboherereza ama emails n'ibindi. Igice cya karindwi mu bigize business plan ni financial projections. Ni ibijyanye n'ubushobozi bukenewe kugira ngo umushinga wawe washyirwa mu bikorwa. Muri ubwo bushobozi hari amafaranga, abantu, ibikoresho, ikoranabuhanga, amahugurwa n'ibindi. Ibyo twarebeye hamwe byose bisaba amafaranga kugeza ku kwamamaza, uba ugomba kubigaragaza muri iyi ngingo. Ikintu cya munani mu by'ingenzi bigize business plan ni aho uzakura ubushobozi kugira ngo ushyire mu ngiro umushinga wawe. Mbere yo gutangira business, haba igihe uba warakoze savings cyangwa se ufite ubundi buryo uteganya uzabonamo ubushobozi. Ku
Ku badukurikiye bwa mbere, iki kintu twigeze kugikoraho ikiganiro tuvuga ku buryo butandukanye ushobora kubonamo igishoro cyangwa se startup capital. Niba ushaka kubumenya, turagusigira iyo video kuri end screen. Ikintu cya 9 cyagufasha mu gukora business plan nziza ni ukugaragaza imirongo migari ikigo cyawe kizagenderaho, wirefera kuri standards na code of conducts zigenga ibyo ugiye gukora wifashishije iby'igihugu uherereyemo cyangwa uzakoreramo giteganya. Ibi twabyita nk'amahame agenga business yawe. Ingingo ya 10 ari nayo ya nyuma mu bigize business plan ni imigereka. Ku migereka niho ushyira dokima ziri officiel nk'izo wafungurijeho company, amasezerano wagiranye n'abafatanyabikorwa, impapuro ziri officiel zigaragaza imitungo y'ikigo n'ibindi. Ku bakora business plan nini hari n'ibindi bongeramo, ariko ibi nibyo by'ingenzi ku muntu uwo ari we wese ushaka gutangiza business. Niba tukiri kumwe, uri intwari cyane na business wakora yaba successful kuko ufite ubushake bwo kumenya. N'umuherwe yarabivuze agira ati the more you learn, the more you earn. Bisobanura ngo uko wiga cyane niko winjiza cyane cyangwa se niko wunguka cyane. Twizere ko ubu wabasha kwikorera business plan yawe. Ntugire ikibazo ku buryo twabipanzemo, kuko uburyo business plan ikorwamo burahindagurika kuko buterwa n'uri kwikora n'icyo agamije. Gusa ibyo twarebeye hamwe mu buryo bwari bwo bwose wayikoramo nibyo biba bigomba kuba biyigize. Haba hari icyo twibagiwe se? Niba gihari wakitwibutsa hasi muri comment. Niba kandi hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro nayo wayidusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha, ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde, turabakunda.